Abakozi b'Imana, nshuti z'umusaraba, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose. Umwami w'abami nakomeze kubishimira kandi abagirire neza. Mwebwe mukurikirana Kristo ariho TV, Imana nibaho umugisha. Kandi ngusaba ngo wibuke gukanda subscribe, ukore share, comment, kandi ndizera ko ibintu birushijeho kugenda neza kuko tubana umunsi ku wundi. Uyu mwanya tugiye gusubiza icyifuzo cy'uwatubajije ngo ese mwadusobanuriye kurota ubatizwa. Ni iminota mikeya cyane turabikora, ni ibintu biraba bitatinze cyane ku buryo bitatuma ubyumva. Uyu mwanya ni umwanya mwiza w'umugisha Imana ibiduhaye. Wowe ugihumeka, wowe Imana igitije kubaho, wibuke ko nyine hari abarwaye, kandi nabo barwaye turabihanganisha, Imana ibagirire neza. Hari abahuye n'ibyago, Imana ibarengere. Kandi ubu buzima kububamo neza ni ukububamo usenga. Kububamo udasenga uba umeze nk'uri kugenda nka nta bwenge, ariko ntabwo nkwise nta bwenge, ariko biterwa n'uko umuntu yiyumvishe. Ariko ndizera ko Imana ari byose. Imana ni umukozi w'umuhanga, kuko n'uwakubwira ngo ureme ibuye ntiwarirema. Wenda wasa n'uwigira ngo uraribumba, ariko se niyo waribumba uraribumba mu gitaka waremye. Ushobora gucura ibyo ucura, ariko ibyo wacura byose biva mu bukorikori bw'Imana. Bishatse kuvuga ngo nubwo umunyarwanda yise umwana we nta muhanga, yari amaze kureba neza abona ko mw'ino si nta muhanga uhari. Umuhanga wenyine ni Imana y'amahoro, Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yaremye ijuru n'isi niwe muhanga uruta abandi bahanga bose. Kandi nkwibutsa nyine ngo ukande subscribe, ukore share, comment, kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi. Ndakwibutsa ko ibi tuba turi gusobanura uzabikenera, nubwo uri kubibona ukabirenza amaso, ariko ngushimira nawe uri kubyumva, ariko uzabikenera utakibibonye, kandi byari bikugirira umumaro. Ariko ngushimira nawe urimo uranyumva. Ndizera ko Imana izajya irushaho kubana nawe, kandi ikabana natwe twese impande zose muherereyemo. Ndagira ngo nkwibutse ko nta ruhande na rumwe Imana itageramo. Bishatse kuvuga ngo nta gihugu na kimwe Imana itageramo. Aho wagera hose, uko wabigenza kose, nta Imana itagusanga. Ibyo waba urimo ukora byose, ibyo waba urimo uvuga byose, uko waba urimo wihenura kuri bagenzi bawe, nta Imana itagera. Nta n'iki itakora ngo ishake umuntu wayo. Nta n'iki itakora ngo niba warazengereje umuntu wayo ngo ibure kumutabara. Gusa icyo nakwibutsa cyo, ikorera ku gihe, ariko uyikwepera mu ikorosi rimwe ikazagufatira mu rindi, kuko ari Imana itajya irobanura ku butoni, kandi ni Imana itajya ihorera kuko ikorera ku gihe. Imana nishimwe cyane. Twaje rero, twatangiye. Wowe warose ubatizwa cyangwa ukaba warabonye ibisa nabyo, nibyo nje kugusobanurira. Uyu mwanya rero reka duhere ku mubatizo. Nubona urimo ubatizwa ukabona bakwinitse mu mazi menshi, ukabona nta mazi menshi, ukabona winitswe
n'umupasiteri runaka. Uwo mupasiteri bizaterwa n'ibyo yambaye. Ushobora kubona yambaye amarineti, ushobora kubona yambaye ikanzu gusa y'umweru. Icyo uzabona yambaye uwo mupasiteri, nubona yambariyemo imbere iby'umukara, watubwira hasi muri komenti, kuko nyine bisobanuwe mu buryo bwinshi, bizajya biterwa n'uko wabibonye, ariko ndagerageza uko nshoboye kugira ngo nawe nubyumva ubashe kubiha agaciro, cyangwa ubashe guhuza n'ibyo wari urimo utekereza, wumve ko bihuye. Nusanga bidahuye, turahari ngo tugusobanurire. Wandika hasi muri komenti, biba byoroshye nk'uko n'uyu nawe tumusubije. Imana nibaho umugisha. Nubona rero ubatizwa ukabona urinitswe mu mazi, icyo gihe hari ikintu Imana ibi ije kugukorera cyihuse. Hari izindi mbaraga Imana iba ishaka kuguha mu buryo bundi butangaje burenze ubwo wari utekereza. Hari izindi mbaraga Imana ibiguhaye uko kukwinika, bakongera bakakwinura. Muri make uvuye mu gice kimwe, uvuye mu gice cya kera uje mu gishyashya. Nubona bakwinitse nyine ukabona urabatijwe, icyo gihe Imana izabiguhinduriye umwambaro wo mu buryo bw'umwuka wera. Ariko ikindi utakibagirwa kwitaho, kureba uwo pasiteri ukubatije. Uwo pasiteri ukubatije yambaye ate? Uwo pasiteri ukubatije asate? Uwo pasiteri ukubatije yambaye ikanzu se? Uwo pasiteri mbese niyo pisine nayo biterwa n'ukuntu isa. Nayo yisa neza aba ari amahoro, ariko ni hazaba harimo agatotsi, nawe urabyumva, hazaba harimo ikintu kitari cyiza, ariko bizaterwa n'uko bimeze. Ariko nurota ubatizwa, azaba ari izindi mbaraga Imana iguhaye, azaba ari ikindi cyiciro Imana igukuyemo cy'uburyo bw'umwuka, ikwimuriye mu kindi, bitewe n'uko iri kukubona, bitewe n'ubusabane uri kugirana nayo muri uwo mwanya cyangwa muri icyo gihe urimo. Nkwibutsa ngo ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira dukomeze kubana umunsi ku wundi. Rero nshuti y'Imana, mukozi w'Imana, wowe uri kutwumva, kuko nta muntu utari umukozi w'Imana, kuko n'ibuye naryo ni umukozi w'Imana. Wowe uri kutwumva, ndakwinginga ngo uhindukire nyine usenge utisengesheje, kuko nudasenga neza hakiri mu mahoro, uzasengeshwa n'ibibazo, usengeshwe amatakirangoyi, kandi amatakirangoyi Imana ntabwo iyumva. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo urusheho kuba maso, kuko nuba maso niko kuramira mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe, kandi ni nako kurinda ubugingo bwawe, ni nako kubana n'Imana neza, kugira ngo ikomeze ikwagurire imbago. Imana nikomeze igushyigikire. Uyu mwanya rero, kuko nababwiye ko ari iminota mikeya, nagiraga ngo dusubikire aha ngaha, kandi nkwibutsa gukanda subscribe, ukoreshe ya komenti, kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi. Niba hari n'inzozi zakuyobeye, byakunaniye gusobanukirwa, watwandikira, turahari tubireho kubasobanurira. Kandi ikindi, niba wumva hari ubuhamya waduha, waha abadukurikira, waha abakunzi ba Kristo ariho TV, waza ukatwandikiramo hano, cyangwa ukaduhamagara, nimero zacu ziba ziriho. Icyo gihe turakwitaba tukaganira, ahasigaye tukaguha umwanya, ubuhamya bwawe ukabutambutsa, kuko ahangaha ni iyobokamana, ni ibyerekeranye no kuyobora abantu inzira igana i Siyoni. Nta kindi, nicyo uru rubuga rwashingiwe. Rero nkwibutsa ngo
niba utari uri maso ba maso, kuko amazi si yayandi. Ngaho nakagaruka, ibihe byiza, wowe twumvishe nonaha nawe uzatwumva mu gihe kizaza. Imana iguhe umugisha, kandi ntiwibagirwe gukanda like, share, comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Amahoro y'Imana akomeze kuganza muri twebwe twese, abatwumva n'abataratwumva, kandi buri wese iki kiganiro kizamuhindure, mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Amen.